abantu ni abantu udahinduka n'Imana uzaharanire ko Imana ikwemera uzaharanire kuba inshuti y'Imana uzaharanire kugendana n'Imana uzaharanire gutindana n'Imana uzaharanire ko Imana yemera ibikorwa byawe kuruta ko wemeza abantu ndaje mbibabwira arimo wenda ari nko kwigisha cyangwa se yego kumva aravuze ngo barani bene Kayini burya bavuze ko bafite umwuka w'ubugome bavuze ko bari umwuka wo kugira nabi wivumbura ku nkono ukarara ubusa ni wivumbura ku Mana kawe kazaba kashobotse none se ubukoko reka nkubaze uritora uti Imana yatinze kunsubiza nasomye ijambo ry'Imana nsanga batubanjirije ba Aburahamu n'abandi ngo bategereje Imana kugeza naho abagore babo bacura kubyara biribagirana ko ni Imana ishobora byose iyo dusenga irutabarozi iyo dusenga irutabapfumu iyo dusenga irutazanyabingi irutabacwezi iruta umupfumu bagiye kugutongeraho irusha imbaraga uwo bashyiriye ifoto yawe irusha imbaraga uwo bashyiriye umwambaro wawe ngo agutongere irusha imbaraga nyabingi na bya binego bya Kajumba irusha imbaraga abarungi n'abacwezi irusha imbaraga Freemasoni irusha imbaraga Illuminati iyo dusenga irusha imbaraga ibyo binyembaraga ibyo ni imyuka ariko yikorera mu mwuka kandi ngo ni Imana ifite umuriro ukongora Imana ishimwe n'abafite imimba n'ibibazo bigoye byo ngaho nimwize dore umukiza araje nimwibuke Eliya munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara Dawidi wari umushumba imuhindura umwami muri bene se bose imuha icyubahiro iyo ni Imana niyo n'inyembaraga dore iyo ni ubasha kandi ije gutabara iyo ni Imana niyo n'inyembaraga dore iyo ni ubasha kandi ije gutabara. Yes, reka tubashimire mwese abadukurikiye muri mu bihugu bitandukanye abari mu Rwanda abari mu mahanga babwire ko uyu munsi wa none dufite umugisha ukomeye kuko twaramutse twabyutse biremera abo mwiriwe namwe biremera mugeze ku mugoroba Imana ishimwe kugira ngo rero dushimire Imana yo iba yabikoze ikaturinda hanyuma hano tugeze n'ubundi ni kuri Mos TV ibiganiro byacu nakagaruka nekereza ko abantu benshi tumaze kugenda tumenyerana uburyo bw'ijambo ry'Imana n'impuguro kandi twababwiye yuko tutazatezwa kuri uwo murongo turifuza gukomeza guseriva abantu b'Imana ubutumwa bwiza bwubaka ubugingo bugahugurira abantu kuza kuri Kristo ndetse n'ubuhumuriza ububohora bwubaka abantu ubutanga ihumure ibintu nk'ibyo nicyo dufite nk'inshingano kandi Yesu azadushoboza tubikore neza. Imana amahoro rero ibaho umugisha nge turi kumwe tuvugana nitwa Reverend Pasteur Moise Sindayigaya ndabakunda. Ese waba uri mushyashya reka nkubwire ngo nubwo uri mushya ariko amateka yawe Yesu arayazi. Ni ijambo ry'Imana riri mu byahishura rivuga ngo nzahuba ko ariho n'intebe ya Satani iba. Ijambo risobanuye ngo ibintu urimo bikugerageza Imana ibibizi burya ibibizi kandi ndagira ngo nguhumurize nkubwire ko nta joro ridacya mbone rero kubwira abarwaye ngo nimukomere ahari kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ndagira ngo rero nkubwire ngo tukomeje gutekerereza umurimo w'Imana no gusenga ku bwawo ndetse no kubw'abantu b'Imana. Rero Imana iguhana umugisha natwe wewe wahisemo kujyana natwe ugakora subscribe tubonera no kukubwira ngo yikore yarumva abana b'abanyamakuru bavuga ngo umuntu utagwaye subscribe ngo ntiyakugurira fanta ariko reka twebwe ntago turi buvuge gutyo muri iyo mvugo nk'abashumba ahubwo reka tuvuge ngo woweho wamaze kuza ukaba wifuza kubana natwe gerageza gukora subscribe kugira ngo ujye ubona notification y'ibiganiro nidushyiraho ikiganiro gishyashya ijambo ry'Imana nawe rikugereho. Hanyuma kandi tujya tubasaba ko mwabisangiza abandi irivuga butumwa tuvuga twifuza ko ryagera kure kandi inkunga yawe irakenewe uruhare rwawe muri ibyo bintu
nukuri ni ntajorwa. Ndifuza ko rero wambera amaboko abasha kumfasha kugira ngo uwo murimo w'Imana tuwukore kandi Yesu azabiduhembera. Ndabashimiye cyane. Hanyuma nageraga ngo umunkundire tukiri muri uwo mwanya dusenga Imana hanyuma nitumara gusenga dutangire. Mwami Imana yacu turagushimiye, turaguhimbaje, uri mwiza, ugira neza kandi urerura kiranuka, uri Imana irejura byose. Uyu mwanya duciye bugufi turaguhimbaje, nyemerera tugushimire ibyo wakoze byose kandi tugushimire kuduhaye umwanya kugaruka imbere y'abakunzi bawe Kristo. Ndakwinginze kugira ngo utunyuzemo ibikwiriye bihembura imitima n'ubugingo bw'abera, abakukurikiye, abifuje kubana nawe Kristo, abegamiye amaboko yawe, ntibakubure, ntibabure bibahembura, ntibabure ikibaramira, ahubwo baramirwe n'amaboko yawe kandi kugira neza kwawe bigaragare kuri bo. Urakoze kumvishe gusenga kwacu Mwami, ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Murankundira rero tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana uyu munsi numva twaganiraho, reka turirebe hano mu itangiriro numva ariho nifuza ko tuganira iri jambo ryo mu itangiriro, igitabo cya mbere cya Mose, ibice bine ibice bine murongo waho, duhere ku murongo wa 6. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Uwiteka abaza Kayini ati kikurakaje, niki kikurakaje kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi kandi niwe byifuza, ariko ukwiye kubitegeka. Imana idufashe. Iri jambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo guharanira kwemerwa n'Imana, guharanira kwemerwa n'Imana. Bene data, uyu mugabo witwa Kayini yari afite umuvandimwe we, bajya banavuga ko rwose Kayini uyu ari we muntu watangije umwuka w'ubwicanyi n'urwangano mu bantu. Yego, niyo mpamvu mujya mwumva kenshi abavuga butumwa hari nk'igihe avuga inshuti y'umusaraba, kandi wowe unteze amatwi ndagira ngo nkubwire ko Kayini ni umuntu wa gatatu wabayeho ku isi. Inyuma ya se na nyina habanje Adamu. Tubone tunasobanurira abantu, Adamu bisobanura ngo umuntu byonyine, Adamu gusa ni ijambo risobanuye ngo umuntu. Eva bigasobanura ngo ufite ubugingo. Iyo bahuje bombi nibwo bibyara umuntu ufite ubugingo. Nuvuga ngo umuntu ufite ubugingo bisobanuye ngo ni Adamu na Eva. Iyo utabahuje bombi ntago babyuzuye. Uvuze Eva gusa uvuze ngo n'ufite ubugingo, uvuze Adamu uvuze ngo ni umuntu gusa, haba hari ikindi kiburamo. Rero uyu mugabo witwa Kayini, mbibutse ko ari umwana wa mbere wa Adamu wavutse. Avuka nta wundi muntu uriho havuyeho Adamu na Eva. Akurikirwa na murumuna we witwa Abeli. Bibiliya irabisobanura avuga ngo umwe aba umuhinzi witwa Kayini, hanyuma Abeli aba umworozi, aba umuntu worora amatungo, intama n'ibindi. Ariko ngo birangiye Adamu atabigizemo uruhari, Eva batabigizemo uruhari, biba ngombwa ko bajya gutura Imana, kuko Imana bari bayizi. Mbonero no kubwira abantu ko nubwo bari baracumuye, ariko nitubona yuko bari baratawe ku buryo Imana itabageraho, ubwo icyabaga cyose Imana yabageragaho. Hanyuma rero Kayini ngo ajyana amaturo yo imbere y'Imana. Byo muzabibona uwitwa Metusela
reka ne kumuvugaho cyangwa se reka mbyorera ariko mwitangira ibice bine hirya niho duhita tubona abantu batangira gusenga ikimana yavuze orientation yatanze kwifuza yifuzaga uko abantu bazajya bayisenga ubumwe mbese yatangiye kubabwira ati noneho ndagaruka kongera kunga ubumwe namwe ariko hari ibintu mugomba gukora hari ibintu mugomba guhagararamo hanyuma uyu Eva na Adamu abana babo bombi bajya gutura Imana ngo Kayini ngo azana injonjorerwa ku ijambo rivuga ngo guharanira kwemerwa n'Imana uharanire ko Imana ikwemera abantu bo bazakwemera bakwemere ku munwa banakubwire muri kumwe ariko ntago bihagije kuko umuntu arakubeshya umuntu arakubwira ngo ndakwemera ariko mu kandi kanya yahura n'undi muntu agabati mbagira ngo mwereke ko turi kumwe ariko burya ntago ndi kumwe nawe ireho neza noneho uyu muhungu ngo atanga injonjorerwa mbonereho no guhugura abantu umuntu ujya gutura agatura ituro rimeze ukuntu abantu muri iyi minsi bakigize ibibazo umuntu aragenda yafata credit yenda yahembwaga umushahara w'500 gasigara wenda ahembwa 250 agahita avuga ati se urumva natanga icya 10 cy'ibihumbi 50 kandi Imana ibibona yuko ninjije ibihumbi 250 ariko nagira ngo ubwire ngo Imana yo uri kwereka ibyo bintu muri iyo mibare yawe irabizi ko rwose irabizi ko uhembwa 500 icya 10 wari ukwiye gutanga ni ibihumbi 500 ntabwo sorry ni ibihumbi 50 ntabwo ari ibihumbi rero ntabwo ari ibihumbi 25 urimo wiyorohereza ariko reka tuvuge ukuri nubwo abantu batagikunda ukuri munyihanganire abantu benshi ntibakunda ukuri ariko ukuri niko kugukwiriye muntu w'Imana uzatanga ayo ushaka ariko ntabwo ari Imana izaba cyangwa se ntabwo ari yazaba ajyanye no gushaka kw'Imana ni byiza ko icyo uvuze ari nacyo ukora cyangwa se icyo wemeye kandi buriya kwemerera Imana kugengwa n'Imana bisaba kumva no gukurikira no gusobanukirwa ariko si byiza rwose kuba mu buzima wiyorohereza ndetse ukabaza n'abakozi b'Imana ngo ubwo se ngo ni icyaha ndahita nkumarireyo kugira ngo umenye ko ibintu urimo ari icyaha umutima wawe ubwawo ni umucamanza ikintu cyose wumva umutima uri kudoda ukubwira uti iki kintu sicyo wumva ukubita gutya ntukagikomeze burya bari icyaha urya bawita umutima namuva ku Mana Imana idufashe nshuti yanjye nkurikira cyane Adamu abyara abana babiri bazima ariko avamo umwe ngo ajya afata injonjorerwa umva niwe witeguriye ibihano niwe witeguriye intambara ubundi basigara baramenopoje ngo ariko ngo Uwiteka bamusenga akababwira ati nukuri nitwiteka Imana nzabikora kuko ndi Imana ishobora byose ibyo navuze nzabikora ngo Aburahamu ngo kongera gakomera ngo umunsi umwe agaterwa n'agahinda kuko atabyara ngo agahita asubira gusenga akabwira Imana ati Uwiteka we bya bintu byose wampaye muri iki gihugu wampaye ati bigiye kuzaribwa n'umugaragu wanjye witwa Eliyezeri kuko wanyimye urubyaro rwo mu nda umugore ngo akaba aramwumvisha akamubwira ati Imana nubwo yatinze njyewe ndabangutse nitwa umugore ngo agahita aza akamubwira ati nakuboneye umuja wanjye witwa Hagayi genda umutere inda nta n'ibindi uri buvugane nawe ibyo gutereta no kumubwira ngo I love you nabirangije iruka ngo Aburahamu nawe akabaragiye akajya kwa Hagayi yamara gutera inda wumva ukuntu Imana izi ubwenge agatera inda Imana igaceceka indi gakura Imana igaceceka umwana yavuka Imana igahiteze kabata Aburahamu we aterega uwo ntago ari we navuze ko kuri Sara uwo nguwo utagifite na gahunda yo kujya mu mihango y'abagore Imana ishimwe kuri Sara niho nzakura umwana w'isezerano navuze niho hazava umwana Desansonia Imana ihimbazwe mumera Imana icyubahiro we mumera Imana icyubahiro kuri Sara niho nzavana umwana ku rukiryi rwa Sara niho hazaboneka n'uwo ngo azakomera ariko mumenye yuko mbonere kubabwira yuko Ishimayeli ari ukomokaho na iriya miryango y'Abarabu
hanyuma Isaka agakomokwaho na Bisiraheli abayuda n'abandi bantu b'abadesanda babo barahari. Hanyuma nihuse ndi kwijambo rivuga ngo guharanira kwemerwa n'Imana, yizaniye ibishyimbo by'injonjorerwa, nta wundi wabimuzaniye, niwe wabyiteguriye, agiye kubitura Imana. None se reka nkubwire inshuti y'umusaraba ko ibintu biri kukubaho hari we wabyigiriyemo uruhare, ngo Imana ngo yahisigaye ituro rye irarigaya pe. Buriya hari ibintu abantu bashaka gukora, njyewe reka nkubwire, niba wemera yuko njya nkuganiriza ijambo ry'Imana kandi ukaryumva, ntuzaharanire ko nkwemera cyane, uzaharanire ko Imana nkubwira ari yikwemera, kuko njyewe ndi umuntu kandi njyeweho ntabwo ntanga ijuru, nubwo nkwiyigisha inzira yo kurijyamo, ariko sinjye nyiri ijuru, ijuru ni iry'Imana. Kandi iyo ngo ireba hose, ngo narwo yerekwa, sinangombwa ko uvuga ngo ariko ngura muntu yakoze neza, reka da, ibi bireba, irabizi ko wabikoze neza, irabizi ko wabikoze nabi, irabizi kubyumva, irabizi kutabyumva, irabizi kubirimo cyangwa kutabirimo. Ibyo bintu rero ntabwo ku Mana nta muntu wihisha. Imana ubundi yigeze imbere uyibwiza ukuri kwawe, ukayibwira uti Uwiteka njukondi, dore rwose naratsinzwe, narananiwe, ahantu nagiye marwana nabi, nabayeho nabi, narirwaniriye, ariko ngeze mu gihe cyo kugira ngo ungirire neza. Kayini rero ngo yifatira ibishyimbo by'injonjorerwa, ibintu bidashyitse, ibintu bidashimishije, ngo abijyana imbere y'Imana. Abigejejeyo ngo naho ngo Abeli nawe ngo yenda ngo ku ntama di, ngo afata ku buriza bw'intama, ngo afataho ku buriza. Ariyo mpamvu Imana ikunda kubwira ngo uzane kimwe mu 10, ni ukugira ngo ufateho kuri wa mugisha ubonye, wereke Imana kunyuzwe n'igitangaza Imana ikoze. Ego abatasobanukiwe, iyo ufashe inguzanyo ubara kuhembwa yose, kuko yayandi wafashemo inguzanyo uba ugiye kuyakoresha. Nsubije rero abari babimbajije, nawe utarubiza ubyumvireho, inguzanyo ni amafaranga ya banke, saa yawe, genda uyakoresha ibyo wayafatiye, ariko wibuke ko ugomba gutangira 10 amafaranga yose ugenewe, kuko ni umugisha Imana yaguhaye muri ako kazi. Nubwo hari igice kimwe cy'uwo mugisha cyagiye mu nguzanyo, ariko iyo nguzanyo nayo iri gukora ibikorwa byawe n'iterambere ryawe. Yego. Hanyuma ni nayo mpamvu niyo ufashe wenda amafaranga ukayagura inzu muri banke, utayigurishije ya nzu ukayigurisha, wenda bayiguze $50,000 ukayigurisha $70,000, ntabwo utanga 10% cya $70,000, utanga 10% cya $20,000, kuko nizo nyungu wungutse. Naho 50 nizo n'ubundi wari waratangiye 10% mu bundi buryo, amafaranga n'ubundi wari usanzwe yatangira 10% muri wa mushahara, amafaranga se wari wayacuruje wayatangiye 10%, ayo ntago wongera kuyatangira, ahubwo bari inyungu ziri hejuru yayo washoye muri bya bindi. Mbonero no kubwira n'abandi n'abarangura n'abagira gute, 10% gitangwa ku bintu wungutse. Twigarukire rero kuri Abeli. Uyu mugabo Abeli ngo azana urugimbu, azana intama nziza uburiza, ngo azana ngo n'urugimbu rwiza, ngo n'intama z'umushishe z'uburiza, ngo ageze imbere y'Imana, ngo arayibwira ati ni wowe umbeshaho, ni wowe utumye naha mpageze, kuba noroye ni wowe, ubuzima mbukesha wowe. Ngo aragenda, ngo arayitura, Imana iranezerwa. Haleluya. Imana iranezerwa. Imana rero ngo inezerwe, imuha umugisha, iranabigaragaza. Imana ishimwe. Noneho Imana idufashe. Ngo birangiye, uyu mugabo witwa Abeli ngo Kayini amugirira ishyari. Iri shyari se urumva ridatangiye, urumva ritaratangiye kera? Ishyari ryatangiye kera. Nubona uri no gukorana n'umuntu ukabona uri kuzamuka, ukabona ari kukwanga, ntuzababare, ntuzumve ngo ariko ubundi ngo ampora iki. Kayini se yahoraga iki Abeli? Ibyo ni ibintu ugomba kumenya. Uwo mudayimoni arahari, iyo ntambara irahari, ngo rugamba rurahari, abo bazimu barahari, abazimu b'ishyari, abazimu b'ubugome, abazimu bo kwangana, abo bazimu barahari. Ariko icyo nkwingingira wowe nk'umuntu w'Imana, haranira ko Imana ari ikwemera.
gerageza ibyo ukora byose Imana ikwemere. Yego, Imana ikwemere. Kandi ndagutangariza ko nubikora neza ntabwo uzahomba, kuko iyo Imana ikwemeye ikoresha amagambo atatu. Irya mbere riravuga ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, azanyambaza nanjye mwitabe. Haleluya. Irya gatatu ikavuga ngo abanjye ndabazi, bariho n'ikimenyetso. Hari n'ayandi menshi, hari n'irindi rivuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka ndashyira mu mahoro uwo bacuriraga ingoni. Imana ikwemeye, yemeye umutima wawe, yemeye uko ubanye nayo. Reka nkubwire ngo naho ibintu byaba bicuritse Imana irabicurukura. Shode benetrandema. Iyi Imana ikwemeye ibintu birahinduka. Dasti forema emanse poridrise. Imana ishimwe. Hanyuma uharanire ko Imana yo yonyine ikwemera, nikwemera ibintu byose bizajya mu murongo. Nta n'impamvu yo kwivuna nikwemera. Kakubwire ngo hari abantu baharaniye kwemerwa n'abantu ibintu birabayobera. Hari abantu baharaniye kwemerwa n'abantu barimo nk'abitwa Ahabu yaharaniye ko umugore we witwa Yezebeli amwemera. Arabiharanira aca Imana, yirukana Imana mu gihugu, ariko ngo yapfuye nabi kubera ko yaharaniye kwemerwa n'abantu. Yego, Yerobowamu nawe yaharaniye kwemerwa n'abantu ngo yibagirwa Imana, ubwo yahuraga n'umuhanuzi w'Ishilo witwa Ahiya, amuhimba ibipande 10 by'imyenda, amubwira ati Imana yibutse ko wabaye umugaragu, nubwo wabaye umugaragu wo kwa Salomo, nubwo wabaye mu buzima. Aravuga ati wowe mwana w'isereda nyoko yitwa Seruya w'isereda, mwana w'umupfakazi. Ariko Imana ititaye kuri ibyo bibazo wanyuzemo, ititaye ko abantu bataguhaye agaciro, ati ravuze ngo uzayobora ubwoko bwa Isiraheli, uzaba umuyobozi wabo, uzayobora imiryango 10. Uzi ko ayo magambo yayamubwiye akamukurikirana, ariko Yerobowamu yagera ku ngoma akibagirwa. Ntiyasereka nkubaza, ubundi usibye ko wowe nawe wibagiwe ukaba udashaka ko Imana ari yikwemera yonyine, wibagiwe hejo bundi Imana igukuye. Ubu se wibagiwe urugendo wagendanyemo nawe, ubu se wibagiwe ahantu amateka yawe ari, wibagiwe ahashize hawe, wibagiwe intambara wanyuzemo Imana ikagaragara, wibagiwe ubuzima butagira ishusho bwawe Imana yagaragayemo, wibagiwe aho Imana yagiye ikuraho intambara zawe, aho Imana yagiye ikubita hasi ibitero n'imbaraga z'ibyaguhigaga. Turashimira Imana. Haleluya. Imana yemera umuntu ikanashyiraho n'umurongo wo kumwemera. Nagira nkubwire ngo nta muntu n'umwe wakugirira umumaro ungana n'uw'Imana ifite. Imana niyo ifungaye amazuru bagahita bakujyana mu irimbi. Niyo baza barira bangana iki, niyo baza baririmba, niyo baza basenga, barasenga bikaba imfabusa, ariko iyi kwemerera avuga ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Etiste nama azanyambaza mwitabe, azantabaza mutabare. Uyu muhungu aharanira kwemerwa n'abantu, cyangwa se ashaka kugira ngo yiteranye n'Imana. Imana iramusangira amuvuga ngo murumuna wawe Abeli ari, arahita baterega sindi umurinzi we, sindi umurinzi wa murumuna wanjye. Aramubwira ati maraso y'inzira karengane arataka mw'abantu mwe, amaraso y'umuntu utariho urubanza arataka, abadasenga cyangwa abasenga, ayo maraso jya uyitondera, arakurikirana akagera no kubuzukuruza bawe. Amaraso y'inzira karengane ni mabi, arakurikirana. Uramenye, ntugakunde kuba mu buzima buhemuka, ntukabe mu buzima bwangiza, ntukabe mu buzima bwifuriza abandi urupfu, kandi nawe amaherezo buryo ubuzarangiza ugapfa. Reka sikorega nawe ntubu uzabaho iteka. None se hari umuntu urama iteka? Imana ifashe unyumve cyane, hanyuma uharanire ko Imana ikwemera. Nagira nkubwira ngo hari umuntu uzi ko umuntu umwakiriza ibya mirenge ukamugaburira, bwaca akaba mu gico cy'abakugambanira, ariko Imana irazirikana. Kayini rero, Kayini agira ikosa rikomeye, yanga guhindukira,
Imana iramubwira ati erega nukora ibyiza ntubyemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi kandi niwe byifuza. Aramubwira ngo ariko ukwiye kubitegeka. Ni ijambo rivuze ngo ibintu biguhiga, ibintu bigushaka, ibintu bikujyana mu ngeso mbi, ufite ubushobozi bwo kubitegeka. Ufite ubushobozi bwo gutegeka iryo rari ntujye gusambana. Ufite ubushobozi bwo gutegeka amajwi akubwira ngo ci nyuma y'uwo mwashakanye. Ufite ubushobozi bwo kuvuga ngo nzambara ibyo mfite ariko sinzasambana. Ufite ubushobozi bwo kuvuga ngo iki kigare kibi ndakiretse. Urabufite. Sinzi impamvu abantu biyobagiza. Ariko ubwo bushobozi urabufite. Ufite n'ubushobozi bwo guhaguruka ukarwanirira agaciro kawe n'uburenganzira bwawe ukoresheje isengesho, kuko isengesho ntiribora, isengesho ntirisaza, isengesho ntirijya reka ntirikenera tike, ntirigenda ku manywa gusa ngo nijoro rinanirwe, rigenda imvura igwa, rigenda hariho umuvumbi, rigenda hariho umuyaga, mu biza bikomeye, no mu muriro nk'uriya wari uri gushya muri Los Angeles watumye isengesho ryarakoze. Biravuze ngo isengesho naho ridakora mu ntambara zikomeye nk'iza Ukraine, naho rigerayo. Isengesho ry'urituma uribwire, kandi niko biravuze mu Baroma ngo muhinduke rwose mufite imitima mishya. Gerageza guhinduka, gerageza kugira undi mutima, gerageza kumva wowe n'Imana hari uburyo mugiye kubana mu buryo budasanzwe. Yes, yego. Hari undi mugabo witwa Herode yigeze yifuza kwemeza abantu, naringiye ntamuvuze. Herode yemeje abantu ngo ku rwego yanavuze, baravuga ati none asigaye avuga nka marayika we, ati ni marayika we, ni marayika. Herode uziko Herode ibyo bintu yavuze ngo marayika yashaka mukubita urushya akamukumbanya, muza abantu bishira hejuru. Yo reka nguhanurire, reka mpanure neza, reka nguhanurire. Niba Imana yarakwiyeretse mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukayibona, ariko ukaba uri kwirengagiza nkana iby'Imana yakoze kugira neza kw'Imana ukabyirengagiza, reka nkubwire ibiri hirya y'uyu munsi ntuzabimbaze, ariko ntago bizaba ari byiza, ntago bizakuryohera, kuko Imana irababara. Ni Imana ifuha. Imana yiguhaye umugisha ibishaka ngo uwo mugisha uwitwararikemo, uwitwaremo neza, kuko ni Imana yitwa inyacyubahiro, ni inyangamugayo. Imana rero iduhana umugisha. Herode ngo yicara ku ntebe rwose, ngo afata urubanza rucira Yakobo, ntaragera kuri Yakobo, kambanze mvuge kuri Yohana bamuciye umutwe, afata ba Yakobo, ngo bukeye arashokerwa ariyongeza. Ariko nyiraho reka mvuga ngo ibyagushakaga ntibikwiyongeze, reka mvuga ngo ibyagushakaga ntibikubone. Wari wahagurutse ku buzima bwawe, Imana imukurinde, Imana iguhagarareho guhera none, hanyuma ngo hagurukira rwose kugira ngo amwice. Ariko Imana irengera Petero ngo arindirwa mu nzu y'imbohe. Ndagira ngo mbanze mbwira abantu yuko Imana ibishatse yakurinda kaguzi nakutazi kandi ukabaho kubera Imana. Hanyuma mbonero kubwira abantu ngo rwose niwigire umuhanga mu ngeso mbi, niwigire umunyembaraga mu gukora nabi, Imana yacu irwanya bibone, ariko abicisha bugufi ibahera ubuntu. Imana rero duhana umugisha, ndabashimiye. Reka dusengane, uharanire ko Imana ariyo yakwemera. Ubu ngubu ufitanye intambara n'abantu wakoreye neza, bakaba barabihinduye zero. Bihorere, ntabwo ari umwanya rwose wo kubataho. Bihorere, Imana yo yarabibonye izaguha umugisha, hanyuma nabo bazagororerwa ibyo bakoze bihwanye n'imirimo yabo mibi. Ariko Imana yo yarabibonye, bo barabyibagiwe, ntibanabizirikanye, ntibanabihaye agaciro, ntibanabonye yuko wabambitse nawe hari abandi bari kwambika muri bene wanyu, ntibabonye ko ayo mafaranga yatanze wari ufite ikindi wayakoresha, ibyo ntibabyitayeho. Ariko Imana yarabizirikanye. Ngira nkubwire ko ibyo batahaye agaciro, ijuru ryo ryabihaye agaciro cyane. Ni nayo mpamvu ubona ugezaho
niyo mpamvu Imana ikurinze, niyo mpamvu ikurwanirira. Humura rero, reka dusengane, nkundira tubane dusengane kugira ngo iri jambo rikugirire umumaro kandi nawe uhindukire rwose. Mwami Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Fasha umuntu wese wumvishira ijambo, umuja ndetse n'umugaragu wawe, kugira ngo buri wese ahindurwe naryo, aranire kumwemera kurusha abantu. Ni wowe wenyine utwemera ukatwemeza n'abantu. Ibyo dukorera ni iby'igiciro. Urakoze cyane kuko uri hejuru ya byose. Ngaho ganza ubugingo bwacu, twiteho. Mwuka we wera akore imirimo n'ibitangaza muri twebwe. Urakoze kumva gusenga, urakoze kubanye natwe. Ibihe bishya nibiganze imitima y'abera, kandi umuntu wese ahinduka agize umutima mushya kugira ngo yemerwe nawe. Urakoze kumva gusenga kandi kubanye natwe muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, mugerageze mwese kujya musangizanya ubutumwa. Hanyuma ikindi mujye mutoha comment bitameze neza cyangwa se bikwiriye. Niba hari n'umutumirwa mukeneye ko twabatumira, mujye mumutubwira. Natwe dukeneye kumva ibyifuzo byanyu, kandi turi hano ku bwanyu no kubw'umurimo w'Imana. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom, ndabakunda cyane.